NYIRINGANZO ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere, dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. Yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe, bahabwa agaciro. Sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka. Yereka tuwe twumva kano karirimbo. Karirimbo keza cyane, Buzizi Kizito. Kana kanjye k'ikinege nakubyaye ndi umusaza ariko ikimbabaza no kutumva ibyo nguhana ubigaya ngo ni bya gisaza. Uwo rero nakubwiye ngo ni Buzizi Kizito mu karimbo keza cyane, keza cyane kandi bitagereranywa. Ku murongo wa telefone rero turi kumwe n'umuntu kuri telefone, sinzi niba arimo kunyumva neza. Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Urongera ijwi rero kugira ngo tuze kukumva neza. Yes. Urahura urakomeye? Ndakomeye. Amashyo. Amashyongore. Abantu bajya babyica rero ubwo nenze ko wabyibagiwe. Reka ntabwo nakwibagirwa. Iyi nimero yawe ko itangizwa na Prise 156 ubwo bishatse kuvuga ko urahagana hehe? Ubu ndahantu hitwa Uganda. Uganda? Mu gace ka Entebbe. Entebbe ni kure cyane? Oya, ni si kure cyane. Ntabwo ari kure cyane urebeye hano. Rero uratangiye twibwira? Yes, nge banyita Kizame Selemani. Kizame? Nkaba ndi imfura y'umuhungu, nkaba ndi imfura ya papa, akaba ari umuhanzi Buzizi Kizito Buzizi. Yego. Nkaba ndi imfura rero. Yego. Ubwo rero kugira ngo tutaza no gutinda, Buzizi Kizito twamuvuze kenshi, twamucuranze mu ndirimbo nyinshi, ducuranga indirimbo ze. Uyu munsi rero tugiye kwiruhutsa kuko tugiye kumenya Buzizi Kizito. Umuhanzi Buzizi Kizito twavuga ko yavukiye hehe, yavutse mu he mwaka? Ni mwene nde? Papa wanjye ari we Buzizi Kizito. Yavukiye mu Rwanda. Avuka mu mwaka w'1954. Yego. Akaba abyarwa n'umubyeyi we witwa Niboyi Mariko. Inde? Niboyi Mariko. Niboyi Mariko. Yes. Akaba abyarwa n'umukecuru witwa Mary. Mary? Yes. Oya, amazina ya mama we yadusubiremo neza tuyumve. Yitwa Mary. Mary mu gifaransa se? Mu rurimi bavuga rwose. Mary. Mariam. Yego. Yego. None reka wenda yavutse nko mu bavandimwe bangahe kugira ngo twumve Buzizi neza? Okay, kwa papa wari we sogokuru bavuka ari babiri. Babiri. Ariko noneho muri rusange dushyizemo no kwa mama we ubwo ni 6. Aho ngaha duhita abahungu 4 n'abakobwa 2. Aha duhita twibaza ngo Buzizi Kizito yaba akiriho? Yaratabarutse. Yatabarutse ryari Buzizi Kizito? Yatabarutse ku itariki 4 z'ukwa 4 1996. 1996 hashize igihe. Ni ukuvuga wowe tuvugana hari ufite imyaka ingahe? Ndakuze. Kugira ngo twumve ko muzi neza kuko urumva uri nko mu uwo mwaka n'ubundi waba utamuzi. Ndo muri mfite imyaka 42. Uri umugabo uramuzi cyane kuko urumva nejo bundi. Ubwo se nk'inganzo ya Buzizi Kizito umuntu yavuga ko ayikomora kuri bande, wenda harabo mu muryango we bakoze ubuhanzi? Inganzo afite ayikomora kuko mu miryango y'iwacu
harimo abahanzi kuva na kera ku buryo banatozaga bari batozaga n'amatorero kubyina kuririmba ibi bya gakondo bisanzwe. yes gakondo tuvuge nkaho ngaho bwanacyambwe wari uhagarariye kera bamwitaga basoma ingera niba ujya umwumva yari yitwaga basoma ingera ubwo nawe ni sogokuruza turuka mu bantu bari bakaze n'ubundi ubwo ahangaha impamvu iki kibazo tuba tugomba kukimenya hari igihe ubaza nk'umuntu ugasanga koko afitanye isano n'abandi bahanzi dusanzwe tuzwi wenda bamenyekanye cyangwa aho yavomeye ugasanga bose bafite aho bavomeye hamwe. hakaza n'uyu musaza ntibagiwe izina uyu wacuranze iyi nanga ivuga ukuntu bamutaye ibaruwa ngo ayitwaye ku muzungu. Ugiye kumbwira ntuza Kabarira Viateri? Kabarira Viateri apfana iki na Buzizi? Afite icyo apfana na sogokuru cyara papa. Ubwo ninshaka adresse za Kabarira Viateri uzabimfashamo? Z'umuntu wamenya amakuru ya Kabarira Viateri uko wamenya amateka ye. Naba nkubeshya aho ngaho. Ubwo rero uziyaranja kuko ubwo ni wowe niringiye. Uzi ko wenda Buzizi Kizito yacuranze mu bihe byiza by'abahanzi bafite umwanya wo guhanga bakicara bagahimba ikintu koko yabitekerejeho nta n'inyungu wenda bari babifitemo. Ubundi hari amurushanwa yigize yitabira wenda niba mwaraganiriye kw'icyo kintu. Yagiye mu marushanwa njyayo nibuka ariko ntibuka ayariyo. Nayibukaga kera ubu narayibagiwe. Yigeze kujya mu irushanwa y'isosiyete y'ubwishingizi abo wa mbere. Indirimbo yaba ihari y'icyo gihe? Ntaho wayikura. Ntabwo kuko icyo gihe zabaga ari indirimbo z'iyo sosiyete yashyizeho amarushanwa. Ko noneho hari n'ibindi rushanwa ryigeze kuba ariko sinzi iryo ryabo wa kabiri. Ubwo rero tuyise tugira noneho n'amasiko mu rugendo rwe rw'ibyerekeye amashuri. Buzizi Kizito ubundi Buzizi hari igisobanuro byihariye rifite? Ntacyo igisobanuro ku cyerekeye ikizina wenda ryaba risobanura iki? Kizito hariya ni yego ni ryo ry'iri Kristo rye. Yes. Ariko noneho nyuma yavutse mu muryango w'abakristu bigeze muri za 85 ahitaba umusilamu. Ni ukuvuga ko namwe yongeraho iryitwa Jamada. Ni ukuvuga ngo abantu ubwo ku bihangano byose byarakomeje biba Buzizi Kizito bakongeraho Jamada cyangwa byagumye kwitwa Buzizi Kizito gusa? Byakomeje kwitwa Buzizi Kizito. Yego muri 85 nibwo yagiye mu Isilamu. Noneho se reka tugere ku by'amashuri harya niho twe tugeze? Yes, amashuri rero. Amashuri yarangije abiri yisumbuye. Amashuri abiri yisumbuye yize hehe Buzizi Kizito wenda amashuri abanza ndetse n'ayisumbuye? Ukuntu byagenze urabona ibyabaye muri za 59 isa amaze gupfa. Ubwo nyogokuru yahise batwara i Bugande mu gace kitwa Mbarara. Ku Buzizi Kizito ubwo icyo gihe muri 59 bagiye muri Uganda. Niho rero yayigiye ariko sinakubwira ngo mu ishuri riniri. Niho yayigiye yabanjije kuyiga. Urumva amaze gukura ahita ndetse nayayize muri make. Nayisumbuye hose naho byabereye? Ntabwo wamenya umwaka yagarukiye mu Rwanda ubwo? Ubwo mu Rwanda yahagarutse 75. Ntabwo mpitangira amatsiko y'igihe yatangiye ubuhanzi rero. Ubwo nyine yapfuye i Bugande ari umuhanzi abizi. Yego. Kuko urumva ko no mu njyana ze urumvamo ko hazamo nosiyo z'ingande
uhereye nko kuri iyo ndirimbo iriya yaririmbye ngo amatage anyibukije umukunzi, iriya ni umudiho wa kigande. Burya burya ni umudiho wa kigande. Igihe nikigera buriya nzayikoramo bumve. nawe aho turahagera nanone. None Buzizi Kizito yakoze akahe kazi? Yari shoferi mekanisiye. Ariko yatwaraga imodoka nini. Imodoka nini ize cyangwa iz'abandi? Iz'abandi kandi akanazikanika. Noneho kugira ngo abantu bumve wenda nk'iyo ndirimbo utubwiye ya Buzizi Kizito ivuga ngo amatage anyibukije umukunzi, ndagira ngo noneho duhite tunayicuranga abantu bayibuke. Ni akarimbo keza cyane, urihangana utajya kure, ubwo turakomeza tugenda twumva n'izi ndirimbo za Buzizi Kizito. Reka tumwumve. kirya gihe bisi ngusezera ugenda uriye indege wigeze mu rubavu, numvise amatage burya mpepera ukuboko, numvise urukundo rwivanze n'amatage nyibukije umukunzi. Turacyakomeza rero, tukomeza ku mateka ya Buzizi Kizito n'umugabo warembye turimba ngutu. Ku murongo wa telefone kandi turacyari kumwe n'umuhungu wa Buzizi Kizito. Allo? Turacyari kumwe? Cyane. Aka karirimbo uko tubwiye uti yakuyeho n'akantu karimo umudiho wa kigande, twumvise koko birimo, kuko hari indirimbo za Paul Kafero zifite iriya njyana. Wongerejwe kugira ngo none dukomeze. Twe tugeze ku kazi yakoraga n'ubuhanzi uko bwaje, urumva ntabwo yigeze umenya amateka y'ukuntu ubuhanzi bwaje wenda ari aho ngaho muri Uganda mu icyo gihe yari umusore. Urumva umuziki yawigiye mu ishuri kwa kundi nyine ubura wiga, Nganji kakuzamo bikaba ngombwa kuyiga. Mu ishuri hehe? Mu ishuri ryahe? Aho yigaga amashuri asanzwe iyo ngiyo. Noneho yashinze urugo ryari Buzizi Kizito? Yarushinze 75. Muri 75. Ubwo yarushinze ageze mu Rwanda kuko yari bwo yanagarutse cyangwa arakiri muri Uganda mu uwo mwaka? Yarushinze mu Rwanda. Yageze mu Rwanda yitabona umugeni. Cyane. Noneho ubwo yarushinganye nandi? Yarushinganye n'umubyeyi witwa ntacyo nayigize. Saidati Yuriyana ko dufite indirimbo yitwa Yuriyana? Niwe rero mama. Ubwo rero turahita tujya mu kintu cyo kuvuga iyi ndirimbo ya Yuriyana. Ni nziza cyane iyi ndirimbo. Niba ari we mama wawe, waba waramenye impamvu wenda yiririmbye, kuko avugamo ukuntu ngo umukunzi abakure, urabona n'ingi y'amatage bifitanye isano ukuntu nabyo byari bimeze bite wenda, cyangwa se hari amateka yandi? Ukuntu byagenze ubwo papa nyine kwa kundi umugabo ajya gupagasa, umufasha we ari kure ye. Noneho uribuka ko icyo gihe mu bihe bya kera wandikaga ibarwa ukayihereza umuntu, cyangwa ukayishyira ku iposita, ikazagenda ikadindira igahera nzira, ikamara nk'amezi 5. Wenda yihaga nk'umushoferi mugenzi wenda uje mu Rwanda hari, cyangwa simbizi, cyangwa utwaye iyo ngiyo mu giturage wenda. Nuko noneho kwa gutinda nyine kw'amabarwa kw'icyo gihe, urabona ko na transport icyo gihe zari nkeya. Yego. Noneho n'imihanda mibi birumvikana, imodoka zatindaga mu nzira cyane. Noneho nibwo yabonye undi ndetse atamusubiza, yibwira umutima uramurya ati ubanza yarandakariye. Yego. Nibwo rero yahise ayisohora. Akimara hashize icyumweru kimwe ayisohoye, nibwo
yahise ajya kumuzana ahita babana i Kigali. Yahise muri uwo mwaka muri 1985 75 Yes. Babyaranye abana bangahe? Turi abana barindwi. Abana barindwi bose barahari? Barahari, turi abahungu 4 n'abakobwa 3. None abana bakomoka kuri Buzizi Kizito nta n'umwe wakoze mu nganzo? Nta wakomeje ubuhanzi bwa se? Uwa mbere ni njyewe. Warabukomeje ufite indirimbo? Ndabifite, sibyo yuko Kizame ntabashije kujya kuzipromotinga ngo bigeze ahagaragara. Ni ukuvuga ko utigeze uzishyira no kuri YouTube? Kuri YouTube ntabwo ndabigerageza ariko ngenda kubijyamo. Ikindi nkaba ndi n'umusizi, nzi gutaka abageni, nzi no kubaririmbira. Ibyo nibyo ukora? Noneho ndagira ngo kuko iyi ndirimbo Yuriana twumvise ifite amateka akomeye cyane, ndagira ngo tuyumveho gatoya utava ku murongo wa telefone nibura tuyumvisha abantu. Yuriana ubuzima bwanjye ukwiriye kunyandikira, umutima uhora unsimbuka kukwandikira ntusubize. Indirimbo turaza kuza kuzikomeza ariko tumanze tuganire rwose na Kizame, izina rikomeye cyane. Kizame? Ese ni Kizame cyangwa ni Kizame inyuma hajyaho Kizame. Noneho iyi ndirimbo umaze kutubwira ko Yuriana ariwe mama wawe, n'ubundi urumva ko ari ibintu byiza cyane. None hari izindi ndirimbo wenda zaba zifite amateka yihariye z'uno muhanzi Buzizi Kizito papa wawe? Indirimbo amateka yihariye niyo ngiyo bamureke kwica kwiba n'icyo kwica. Hari ntabwo turi kukumva neza, wenda sinzi niba biri gucikagurika, wagerageza kugira. Iyi ndirimbo ifite amateka n'iriya ngo kwiba n'icyo kwica. Iyi ndirimbo amateka yayo yihariye gute, yaba yaratewe n'icyo kuyikora? Uribuka igihe cya kera hari harateye ubujura bwitwa Gatarina. Nuko noneho baramuteye nijoro. Nuko noneho batwara ibindi bintu, bageze kuri gitari aravuga ati mutware ibindi ariko gitari yanjye ntimuyitware. Yarababonye? Se bagutera Gatarina ntubare. Gatarina ngo ni iburyo bakinguraga bateye ikibuye ku rugi rukagwa imbere. Hari nko mu wuhe mwaka? Mwaka ntabwo mwibuka. Nuko rero nibwo rero bwakeye yasohoye indirimbo y'ihanga. Abavuga ati kwiba n'isoko kwica. Ikindi nanone dusubiye inyuma gatoya mu mbabarire gato, buriya yakoze no kuri radio. Yakoze no kuri radio Rwanda, naho yarahakoze. Akora kazi? K'ubushoferi. Yego. Ni mu ihe myaka ubwo yahakoze ntabwo wayimenya? Yatangiye 2005 haje 2007. Indi ndirimbo wenda bifite amateka yihariye ni ihe? Indirimbo ifite amateka yihariye ni nk'iriya Ntegereje Ihogoza. Ntegereje Ihogoza yayiririmbiye iki wenda? Yayiririmbiye mubyara we. Yabaga i Gasogi, yari umukobwa mwiza cyane. Sasa niwe naho ikomoka kuri uwo mukobwa mubyara we. Wenda twumvisha abantu ho gatoya Ntegereje Ihogoza kugira ngo bumve ibyo turimo kuvuga. Ntegereje Ihogoza uwo mwana wanzonze, nyina w'abasare niwe nyina w'abeza. Isaha zirimo kwihuta cyane, reka nanone twongeye tugaruke turi ku muhanzi Buzizi Kizito no ku kandi kazina yamenyekanye. Harya ni ngwiki ka kazina kandira? Buzizi Kizito Jamada. Jamada.
wari umaze kutubwira iyi ndirimbo nanone kuko nyina w'abasare niwe nyina w'abeza ni ko yayirimbiye uyu muntu harya wavuze amazina y'ukuri niyo yitwaga nyina w'abasare n'ubundi se cyane rwose ubu arahari yapfuye muri jenoside baramwishe urumva ko nayo ari indirimbo ya kera wenda dukomeje nanone hari indirimbo nyinshi wenda burya mu muryango abantu bagira bakayifata nk'indirimbo y'umuryango ni nk'ihe ndirimbo mufata nk'indirimbo y'umuryango ku buryo buvuga buti umuntu ayisubiyemo akayica bishobora no kumbabaza ni zose nta bantu baba bakora nk'indirimbo wenda izi ndirimbo wenda za BUZIZI Kizito bakaba bazisubiramo se kuba wenda uri mu gitaramo subiramo uririmbira abandi ntacyo ariko kujya muri studio ugakora recording hajya hari ugakora shooting aho urengere uba wumva harimo kurengerera navuze umubare w'indirimbo za BUZIZI Kizito sinzi niba hari izindi wenda zaba zarabuze wenda tuzakomeze gufatanya tuzakomeze kuzishakisha indirimbo ziracyahari nyinshi hari nk'indirimbo nifuza buriya Imana imfashije nkayibona nkanezerwa hari iyo bita uzajya wizera Imana ntukaraguze ntukaraguze uzajya wizera Imana uzajya wizera Imana ntukaraguze narayibuze rwose ubwo tugize n'uyimbonera Imana yamuhera umugisha ubwo tuzafatanya gukomeza kuyishaka none twigize kuvuga mu bana ba BUZIZI Kizito ni bangahe babaye abahanzi ni wowe gusa cyangwa wenda n'abandi hari undi wabitangiye kubijyamo muri uyu mwaka ushize yitwa Salim Niboyi hari indirimbo yasubiyemo yitwa Icyama uwo mwana Icyama uwo mwana iyi ngiyi turimo hari iri kuri YouTube nayo ntabwo akayishyirayo noneho Icyama uwo mwana uyu akunda kuvuga mu ndirimbo ze akunda kuvugamo izina ngo Mboyire wenda twumvisha abantu ho gatoya buretse ntukupe ariko twumve abantu bumve iyi ndirimbo nanone Icyama uwo mwana icyo ngusaba rurema uko ndyamye nge ngoheka umpe n'amahoro mu buzima bwanjye kuko umukunzi mukumbuye Icyama uwo mwana mbere umutima hano hari izina akunda kuvugamo ati Mboyire mubyeyi ati uzampe yanye na Igaju ati nge kuzana uwo mukunzi Mboyire ninde yavugaga niwe nyagakuru umubyara Mboyire ni mama we kuko niyindi ivuga ngo wire mama yindi yitwa mama Mboyire nanone hari nitwa gutyo hari cyane niwe yayihimbiye ariko noneho hano aravuga ngo ntawe uzanyura nkawa Nyesi uya Nyesi ninde noneho niba wenda hari icyo biziho aho nabakwesha ashaka ko ari umukobwa yateretaga mbere byashoboka sinzi birashoboka ko wenda cyangwa ari izina yahisemo byashoboka niyo hamenya ariko buri ubajije mukecuru ariho agize imyaka ingahe mukecuru ariho muri arakuze noneho wenda tunasoza ikiganiro cyacu ni iki wasaba umuryango nyarwanda wakunze uyu muhanzi BUZIZI Kizito utakiriho icyo nasaba umuryango nyarwanda ni ukudufasha
bagasigasira ibihangano by'ababyeyi bacu, sinjye gusa kuri papa n'abandi bahanzi b'igihe cye, bakadufasha gusigasira ibyo bihangano by'ababyeyi bacu kugira ngo byo gutandukirwa n'abandi ngo babikiniremo uko bashaka cyangwa se ngo bihungabane, usange ariko bagize gutya bakabisigasira, iyo yaba ari inkunga ya mbere y'ibanga. Yego. Ni iki wasaba abantu bakunda ibihangano bya BUZIZI Kizito ariko nanone bagatekereza ko bashobora kuba wenda babisubiramo bakabiririmba? Rimwe na rimwe hari abavuga bati ngo wenda bakoze ikintu cyo kwisubiramo, ntabwo nibuka ukuntu bakita. Ni nk'iki wabasaba abantu bifuza gukora iki bihangano bya papa wawe bakabisubiramo, cyangwa se ni iki wababwira? Ubundi mu muco nyarwanda habaho gusabwa, habaho gusaba. Ikintu atari cyawe urasaba ugahabwa, cyangwa bakakubwira bati ntikigenewe. Iyo usabye biciye mu nzira za nyabyo wahabwa, ariko mu gihe udasabye ugatandukira, amategeko nayo yakugana. Abavuga ko indirimbo yimaze imyaka niba ari 70 ntibuka, bavuga bati ngo ibibaye ya societe buri wese ashobora kuyiririmbaho akayisubiramo, wababwira nk'iki? Icyo nge nakubwira cyo, dusubiye inyuma mu bahanzi bo hambere aha, umbabarire kuba tugiye inyuma cyangwa ushubije inyuma, hari ukuntu bahangaga indirimbo. Icyo gihe ntabwo wapfaga kujya gusohora nk'ibi byo iki gihe uhangira indirimbo muri studio ugahita usohora. Barahangaga, barangiza bagatwara, uribuka radiyo Rwanda niyo yarikoraga icyo gihe, bagatwarayo bakayikosora. Urumva urwo rugendo rwose n'icyo yose, ukagaruka ukongera ugakosora bya bindi, ugasubira bakakubwira bati sohora. Urumva rimwe byaranangaga ukaba watahiraho. Yes. Urumva rero abahanzi bo hambere barapfunikaga cyane, ariko kurumva uwaza akashaka kugira ngo yabarengereye, barapfunitse cyane. Ndabaga ndiho. Papa waramubona agacuranga cyane. Yicaye imbere. Yabagaru ariho hanga no kuri. Ntabwo tukumvise neza. Niyo yatangiraga inganzo ariho hanga. N'ibyo kurya by'umugoroba ntiyabijyaga. Ese ubundi yatabarutse agishobora gucuranga? Yaragishobora gucuranga. Reka wenda niba hari ikindi kintu wenda kandi kantu wavuga kugira ngo dusoze iki kiganiro, hasigaye tukanagushimira. Icyo navuga, ndabashimira. Ndashimye rwose, sinzi uko nabivuga. Ndabashimye burya umuntu yahagurutse akavuga ati reka menye amateka ya kanaka, menye imva n'imvano y'ibihangano bye, burya uwo muntu aba ari imfura ntacyo bamunganya. Yego, urakoze cyane. Ndabashimire. Ndashimira na radiyo KT Radio yaduhaye uwo mwanya kugira ngo tuganire ku mateka ya papa. Ni ukuri burya ni nko korora, mbese ni nko guhagurutsa wari wicaye. Yego niko nabivuga. Ndabashimiye, Imana ibahe umugisha kandi ibageze kuri byinshi. Turagushimiye cyane kandi nawe BUZIZI Kizame na rya rindi zina Selemani. Turagushimiye cyane Selemani Kizame. Mwakoze cyane, murakagira Imana. Tugutuye aka karirimbo kitwa Icyampa umwana, rwose yaririmbye koko muri bya bihe bye. Mwakoze cyane. Yego, urakoze cyane.
icyo ngusaba rurema uko ndyamye nge ngoheka umpe n'amahoro mu buzima bwanjye kuko umukunzi mukumbuye. NYIRINGANZO ni umwanya mwiza wo kuvuga amateka yimbitse y'abahanzi bo hambere, dusigasira ibyo basize kugira ngo bitazimira. yemwe mwe mubitse ubwenge nimuhaguruke mumurike inzira iboneye. Abahanzi bo hambere nibubahwe bahabwa agaciro. sinzongera kubona iby'ejo kuko ntabwo bizagaruka.